cyane. Reka nkubaza akabazo tunasoza. Cye kukubaza umbwire n'ibyo kintu waba ukizi. Ese ukizi iki? Iyo bavuze speed governor baba bashatse kuvuga iki cyangwa icyo kintu ni iki? Speed governor. Speed governor. Tekereza neza. Speed governor. Numva icyo ni icyambere. Kuko ni wa muntu uzamura impano z'abajeni bakiri batoya. Impano wa muntu werekana impano nyine bro, impano pana baba bira bagenda bagatoragura abantu ku muhanda. Ikindi kintu nakubwira, umva ni n'umujeni kandi uri gutera imbere man, ni umujeni wateye n'imbere ushaka no kuzamura n'abandi. Atuye kure nzajya mu misangaruke mbakure, imitima mbakure, tapati nkora mushyire ku biro, twarenze kure nusha kunyite mvuye kure. Ladies and gentlemen, this is Afande JJ, umukomedian, umukinnyi wa filime, umutiktoker, ndetse akaba afite n'impano y'ubuhanzi mu buryo bwo buri fans ku muntu bita Zotrap, umufana. Salamu. Yes, uhawe ikaze kuri Gisubizo Media, ikasi sanzure, ubundi bishimana n'abantu. Ni amahirwe kugera kuri channel nk'iyi ikomeye, no guhura n'umuntu nka Gisubizo bizobereyemo, ni ibintu by'agaciro kabisa. Ase je tukiranga ngenda ahita nkubaza ikibazo kimwe kuko naye ndumwe mu bafana bawe bagukurikirana kuri TikTok. Nukubera iki tari kuduha video byagenze bite warahagaze? Abana tuba dufite projet nyinshi zo kurojinga urumva. Ntagaro gupfa gushyira ikintu no TikTok akenshi nta nubwo bitwinjiriza. Undi ya TikTok abenshi tuyikoresha twishimisha. Abenshi tuyikoresha twishimisha, ntago ari ibintu nyine byo gushyiraho ngo nyine ngo bihe umwanya ngo ujye kugira kabisa. None se nta mafaranga avamo? Niko mubizi nyine nako we warabizi, ariko abantu benshi nyine bazi ko abari biceri urumva. Jeje nawe ni gute sawa budafite amafaranga, gute ukora ikintu ubona nta mafaranga ayo? Ariko nimukadufere mufite amafaranga. Man, nyine ejo bundi niwe Bruce Melody yaravuze mu nama ya Kagame. Mu nama yarateranyije abaminisitiri n'abayobozi. Yego narayibona ati imboga nta kintu zido. Nubona tuzikoresha urumva turi abakene. Bibaze kuba umukene bane kandi ukurikirwa n'abantu miliyoni. Nijana bagu. Twero zinavuga abantu benshi bazikoresha bazi ngo harimo amafaranga, ngo harimo iki, ariko nta mafaranga barimo hari. No kubikora twishimisha nyine ngo guhinga izina gusa. Ahubwo uvuze ngo nijana uhita unyibutsa indirimbo y'umuntu w'umusitari wawe wemera kubi w'ibihe byose. Ndabizi ko umufana bamwita CEO. Twagiye akavasi ngo abafana ibihumbi 100. Abafana ibihumbi 100 muri bona no muyaguha 100. Abafana ibihumbi 100 bose mwifuza ko muba bajama. Ntago ndo umuhanzi ariko Alright, yes rero muri kubibona neza muri studio zacu cyangwa se ku kiganiro cyacu. Ubungubu ndi kumwe n'umulegend, umuhanga cyane mu kwandika filime no kuzitegura, ndetse akaba n'umuntu ukomeye cyane mu bantu bazi gukoresha imbuga nkoranyambaga harimo na TikTok ndetse n'ibindi. Ni umuntu uvumbura byatari, ni impano mu Rwanda, ni inyenyeri mu idarapo ry'igihugu cyacu, ni izuba rimurikira abaturage ndetse n'abanyarwanda muri rusange. Kuri uyu munsi wa none nageze iwe nsanga yambaye ikirombe papa. Cyambaye ni zahabu ni goldi. Iryo saro wambaye baryita ngo iki? Ko nawe urakabya bamusikirombe ni iki? Cyeje kunsente. Oya ndi kubona wambaye kiboro mu ijosi kiza byahataye gishashagirana ni ikintu nyine kiramba navaye urumva. Cy'abarasta. Nta barasta nisendo umurasta ari dread mfite. None se nawe ujye uvara ari umurasta umukire nka warava. Ntago abakenera bavara. Ariko ngiye nta muntu akuvara cyese ibintu byo kuvaza urumva nko kubora umuntu azagatavuga ati wanishe cyangwa se. Ntago mbikunda ngiye ku buryo ngo najya kuvara. Sapatu icyo mfite imbaraje mfite nkicara mu rugo kabisa. Yes, rero Pastor JJ ndagira ngo mubaze twigeze kubona amaname ari trendy
kuko ngenda ndakoresha ibyo nshaka bitewe nuko nawe nyine wakomeje kugenda uduhindagurikira afande pastor. Ese byagenze kugira ngo uhindagure amazina, ese ni irihe wahisemo, byavutse rite? Urabona njyewe njyewe nitwa JJ. Pastor ni umujene w'inshuti yanjye byatari, yakundaga gusenga byatari, nkajya mwita pastor. Uyikoramo content? Yanjye baye content. None abantu batangira kunyita pastor. Urumva ntabwo njyewe nitwa Fande JJ. Kuko ubundi njyewe ndi umukinnyi wa filimi, mfite impano yo kuzakina filimi umunsi umwe ikaba trend mu gihugu hose, nkamenyekana tukanayambutsa no mu bihugu byo hanze. Niyo mpamvu rero njyewe nitwa Fande. Akenshi ubundi muzakunda kubibona kuri TikTok, kuri YouTube, ni Fande JJ kabisa. Yes. Ese ntakugoye cyane, umuntu bita Fande JJ wamusobanura gute mu magambo make? Fande JJ ni underground uri hasi, utarazamuka ariko urimo urashaka kuzamuka, kuko ni umukinnyi wa filimi akaba umwanditsi wa filimi. Uramutse ufite ikiraka ukamubwira ati nyandikira filimi iyi n'iyi, ukama content ukamubwira ati yandike gutya, nakwandikira filimi mu minsi mikeya, filimi iryoheye amatwi, iryoheye kuyireba. Urumva kandi nkaba n'umwacteur, nkaba nanayikinamo kabisa. None se Afande JJ, muri iyi minsi twagiye tubona saga ku bantu b'abastar babatanze mu kazi, abakinnyi ba filime, abakinnyi ba comedy. Muri iyi minsi hariho saga y'umuntu bita Kiramani Mitsutsu bari guserera, wigeze yumvaho? Biranje bikurikirana cyane. Hari video kiganiro Kiramani yakoze yagaragayemo ari kuvuga ko atazi Mitsutsu, ubwo katigeze namumenya ngakora iki ngo nuwaye. Ese wabivuga iki? Wewe ubifata gute nk'umuntu nawe nyine w'umukinnyi wa filime, ibintu bya industry ya filime nyarwanda uri kubibona bite? Urabona ubundi filime nyarwanda barazivanze mani. Murasanga nimba Mitsutsu tumuzi muri comedy. Yego. Ariko Mitsutsu aka kanya ubu nawe yageze mu bakinnyi ba filime, kandi ni umukinnyi wa comedy. Urumva Kiramani rero we na Mitsutsu buriya kenshi ikintu ngiye mbona kiri hagati yabo ni nko kutamenya amani. Ko Kiramani no umuntu ngiye mfata ko ari umuntu wumvikana byatari, no mu zamura impano, ni umuntu nyine sinabwo ngiye mufata tu. Kiramani no umuntu umupapa nyine tu, ni umupapa ufasha, umupapa wumvikana, wumva umuntu nimba kumubwira ati gutya na gutya yakumva kabisa. No Mitsutsu ikuntu byagenze hari ahantu Mitsutsu bamugiye mu matwi Kiramani amusaba imbabazi arazimwima ibiki nyine tu. Sinabwo ukuntu iriya boro nyifata, kuko nanjye mpa nyirebera kuri social media nkuko nawe uyibona tu. Ariko byanga byakunda Kiramani no umuntu wumvikana mani, ntabwo ari ibintu, ntabwo ari umuntu wasaba imbabazi. Nabonye ukuntu yamusabye imbabazi. Yego naraye. Amuhamagara kuri phone ati mbabarira ndakwinginze, akabyanga. Yes, rero njyewe ntabwo nyamura kwinjira muri disi z'abantu, nirebera aho ngaho nkikomereza. Yes, ati rero ati buriya ntabwo ngiye nakivanga mu bintu. None se mu magambo makeya nk'umuntu ufite imombero yo kuzakina filime, cyangwa ufite ukuntu abibona muri sinema nyarwanda mu Rwanda nyine uko abibona, uko babigaragara, niyihe nama wagira Mitsutsu? Ngiye ikintu namubwira wenda sinzi, Mitsutsu agenda yegere Kiramani bumvikane Imana musemba bazi, kuko bari ababire bose n'aba legend. Numva n'aba legend bose bafite ku mafaranga. Urumva nyine tuna abantu nyine bose ubona ko nta numwe w'umwana mu mutwe, kandi nta numwe w'urubyiruko, kuko akenshi usanga turimo turacika intege tuvuga ati urubyiruko iyo rumaze kugafata cyese nkatwe dutangira kwiyumva, ukumva umusore, ukumva ibiceri bike ufite wese uba umumiliyoneri. Urumva akora abere bose n'abantu bakuru. Mitsutsu abishatse bakiyunga mana, ariko Kiramani abishatse ntabwo bakiyunga cyane. Umva kuko niyamusabye imbabazi kenshi arazimwima. Rero niyo mpamvu mubwati bora ko njyewe ntabwo umuntu akubyinjiramo, ko akenshi byakwinjira izina cyese bikanakuzimya kandi nawe uragira.
ati byakwicira izina. Noneho turimo turanasoza, ndagira ngo ugire ubutumwa ugenera ku bafana bawe bakurikirana cyangwa se abakunzi ba filime nyarwanda. Ese bagomba kwitega iki? Ese ubundi filime imeze ite? Ko namenye ko hari projet iri gutegurira hari cyangwa nta hari byari ibihuha, nabyo tugomba kubimenya nk'abafana bawe. Kintu njyambabwire ko umunsi mwabonye nateguye nafashe kamera nkayitereka imbere yanjye nkavuga ati tugiye gushutinga filime, muzaye mubizi ko filime nyarwanda tugiye kwishyira ku rundi rwego. Apana biriya byo kuvuga ngo tuje ngo kubaha ngo filime ngo z'agahinda, ngo filime ngo zirimo amarira menshi cyane. Tuzatugiye kubaha filime na tuzatugiye kubaha ibiganiro ewana. Ngiye ikintu cyo mwakitega rero abakunzi banjye cyese abakunzi ba filime nyarwanda, icyo nababwira cyo mwitegure kandi uzatugwaho azabagwe kuri zahabu kabisa. Zeho n'ujye ukunda avuga ati abantu ngiye bazangwaho mani bazabagwe kuri zahabu. Rero umunsi mwabonye channel yacu ni JJ Empire, umunsi mwabonye hajya agafilime kamwe konyine muzamenye ko gahuye n'umunyutsi. Yes. Turi gusoza rero ahangaha tugeze mu gice cya nyuma cyo gusoza aricyo nise battle. Yes. Ngewe nkubwira abahanzi b'abaraperi kuko ndabizi ko ukunda abaraperi. Noneho wowe ukabavuga, umwe akajya akuramo undi bitewe n'uko ubyumva cyangwa n'uko ubishaka cyangwa n'uko umuzi, ukamuha credit ye nyine akwiye. Twagiye, uri tayari? Tayari kabisa. Turahera ku muraperi wa mbere, Zeo and Buddha. Zeo and J Paul. Zeo and Bruce the First. Zeo and Keniso. Zeo all. Zeo and Bushido. Zeo and Papa Cyangwe. Yewe, why kubera Zeo? Zeo trap uzamucunga ingoma ze mani zose. Ingoma ze zose ni wa muntu uririmba ibintu urumva nyine bihari tu. Kandi ikindi uramwijene ntagajya vumba mu dimani. Ni wa muntu nyine ikintu nakubwiza kuri cyo. Zeo niwe muraperi mu gihugu cy'u Rwanda urumva mushyashya wazamutse, nta bintu by'amakorabo menshi cyane ngagiye gusaba korabo ngo Buddha ngo kubera ko ari umusitari, agiye gusaba korabo ngo Melody ko ari umusitari. Nyine we yarakubise arizamura, ubu turamuzi mu Rwanda hose nk'umuraperi mwiza. Bato ya nyuma y'umuntu umwe nagombaga kugira ngo nene isigarije inyuma, umwami wa rap, umwami wa hip hop, umwami wa Kenya Trapish, umwita Ish Kevin. Kenya Trapish. Kenya Trapish. Ya, umwami wa Kenya Trapish akaba n'umuraperi. Ish Kevin, ese ubona ari iki arusha Zeo? Nishi ikintu arusha Zeo tubona kubwira ko ari iki. Ikintu arusha Zeo Ishi ni ukuba yaramenyekanye mbere ye nta kintu. Yes, gushatse kuvuga ko rero n'ubundi mu busanzwe umuntu bita Zeo Trap akiri hejuru ya Ish Kevin. Ari hejuru kabisa kuko ibintu byose nyine uramutse bigiyemo ukamwigaho neza utagiye ngo ku mastatistiki ntiwasanga nyine Zeo ari hejuru. Ariko n'ubundi JJ n'ubundi urabona ko nagusuye, ntabwo nahava mu rugo rw'umufana mukuru wa Zeo ngo mviyo nta kapera njyanye atandirimbi. Nubwo ndabizi ntago ari impano yawe, ariko uri umufana wa Zeo Trap. Abafana rero ndagira ngo dususuruze tubibone muri comment babitubwire. Ikibazo ibura no kutabizi. Uri bwambone indirimbo arajyango n'umuhanzi. Kandi njye ntabwo ndi umuhanzi, ariko ntare ndera nta ingoma y'ushaka zose ndazizi. Njye ndashaka album yasohoye nshyashya, indirimbo ze zose urazizi? Zose ndazizi ariko ntabwo ndamenya kuzirima kuko ntabwo ahita ufata indirimbo akanya kandi ariko yakizishyira hanze. Okay, nta kibazo. Njye ndashaka noneho ndirimbira indirimbo bita Baturekure. Igitero cya Zeo kiravuga ishyari iyo ni hano hose.
uretse gato kandi uretse mazi kuko iriya ndirimbo irimo abantu benshi, irimo Chakafera, irimo Zotrap, irimo Bondaga, nyine Likavu Music yose. Nta kibazo na Likavu Music yose ushaka oya nari bidutema vasi ukunda y'indirimbo wenda ukunda yaze ukunda bati iyi vasi ndayizi bagiye kamute mu bakore kuri ishyari ni kure mu misozi ya kure, padiri yatuye kure, nzajya mu misangaruke mbakure, imitima mbakure, tapati nkora mushyire ku biro, twarenze kure nushaka kunyite mvuye kure, ha baturekure takure baturekure kavu yose takure. Alright, ewana uyu mukinnyi wa filime wagira ngo ahubwo ni umukomediye kuko arasetsa biteye ubwoba. Ndimo nanisoreza rata ari umuntu yambwiye w'inshuti yawe yambwiye ko ufana umuntu bita Nzovu. Nibyo cyaho? Barabiye Nzovu yakana ba Gitafu nyine baransetsa tu. Ndabakunda nubwo nyine ntakunda kubakurikirana cyane ariko ndabakunda kabisa. Alright, none twitega ko filime yawe izasohoka igihe ki izasohoka kuyihe channel? Urumva iyo project izasohoka ryari? Filime yanjye izasohoka kuri YouTube channel bita JJ Empire. Barabizi, Afroazi banje barabizi ko barankurikiranaho cyane. Filime yanjye izasohoka nyuma y'ukwezi. Nyuma y'ukwezi. Nyuma y'ukwezi kabisa nzayisohora filime imeze fresh, abantu bakunda abasirikare brother ewana. Nitege nimba mukunda muzi ko mukunda ingabo z'igihugu ewana, iyi filime ndayibatoye kabisa. Nimuzi gukunda RDF, nimuzi gukunda umusirikare, nimuzi gukunda ingabo y'igihugu bro. Urayidukumbuye. Nihangane kabisa, nihangane kwa mutare kuyibona. Wavuga iki ku bantu bakurikirana Gisubizo Media? Nanjye wankundisha abantu ariko nk'umustar nageze iwe kagira ikintu abwira abafana bari kumureba. Urabona Gisubizo Media ikintu cya mbere cyo ndabizi ntabwo wagenda utamuflowings. Numva icyo ni icya mbere kuko ni wa muntu uzamura impano z'abajeni bakiri batoya, impano wa muntu uzamukweri werekana impano nyine bro, impano pana bababira bagenda bagatoragura abantu ku muhanda. Ikindi kintu nakubwira umva ni n'umujeni kandi uri gutera imbere man, ni umujeni wateye n'imbere ushaka no kuzamura n'abandi. Urakoze cyane. Reka nkubaza akabazo tunasoza. Cye kukubaza umbwire n'ibyo kintu wabo kiza. Ese kize iki? Iyo bavuze Speed Governor baba bashatse kuvuga iki cyangwa icyo kintu ni iki? Speed Governor. Speed Governor. Tekereza neza. Speed Governor. Babarira. Ndabizi ariko ntabwo mbizi fresh. Nakotora babarira ndi imbere y'abafana. Gerageza nyine, gerageza. Ni Governor bro. Speed. Cyane ikintu cya mbere ndi kumva. Speed ni iki? Speed umuvuduko nyine tu. Governor. Na Governor ari gufata ariko kubiteranya. Yes, alright. Turimo turasoza. Speed Governor byamunaniye. Ese wowe urumva ari iki? Speed Governor rero, Speed Governor ni icyuma kiba mu modoka. Noneho abantu benshi bakunda kukitiranya cyangwa se kucyita bandaferi. Ni icyuma kiba mu modoka bandaferi. Ni icyuma kiba mu modoka kigabanya umuvuduko w'imodoka. Ariko kitari feri. Aya kandi hanze nayibonye. Sinabonye bigo. Ntabwo ari hasi ni umukozi wa hano noneho. Okay, ladies and gentlemen, twari twasuye umuntu bita Afande JJ umukinnyi wa filime. Anyways, ntabwo nabura kubabwira yuko kuri Gisubizo Media
ariho hantu honyine ushobora gusanga umuntu directing indirimbo yawe, filime yawe, akanaeditinga. Kandi ikindi tunazamura impano. Uramutse ufite impano watugana cyangwa ukatwandikira, nimero iri aho hasi. Uramutse unafite igitekerezo cyangwa se inama cyangwa ubuhamya wabwira abanyarwanda bukabagirira umumaro, nimero iri hasi. Yes, na pini y'ibikorwa by'uwo muhungu nayo iri aho ngaho muri comment. Mukandeho musure channel yiwe, mukandire subscribe, ubundi murebe ibihangano byiwe, ubundi mwishime. Yes, turabakunda cyane, wakoze cyane kuza. See you.